Ijambo ry'umunsi: kugirana umubano mwiza. Kugira ngo usobanukirwe neza ibi, soma muri Samweli wa kabiri igice cya 14 uhereye ku murongo wa 28 kugeza ku wa 33. Buri muntu wese azi uburyo ari ikintu gikomeye cyane mu muryango iyo mwashwanye bimwe binavamo gusenya. Ubusabane ndetse no kuganira hamwe n'urukundo nyarwo burya nicyo kintu hanini kiba cyabuze mu muryango. Mu buryo bubabaje, hariho igihe ababyeyi b'abagabo babura ikintu cy'ingenzi cyane cyakabaye kibaranga, ari cyo kwereka urukundo abana babo ndetse no mu muryango wabo muri rusange, bakarubereka yaba mu buryo bwo kuvuga cyangwa se kuwitangira. Ni ikibazo kitari icyubu, ahubwo kimaze igihe kinini cyane. Tubona urugero rw'umubyeyi Dawidi wasaga n'ufite ikintu abura mu mutima we ndetse n'uburyo bwo kwerekana urukundo ku bana be. Iki ngiki ni ikintu gikomeye cyane kandi kibabaje niba turi abantu bashaka kugira ibyo bageraho mu buzima bwacu. Ni ikintu cy'ingenzi cyane rero tugomba kwiga, kubera ko twerekana urukundo tuba tunereka abana bacu gato cyane ku rukundo rw'Imana. Abagabo hari uburyo bateye bitabasha gutuma bagaragaza amarangamutima yabo cyane, ariko kandi bashobora guhera ku ijambo ryoroshye nka ndagukunda, ako kazi ukoze ni keza cyane n'ibindi nk'ibyo. Ubundi buryo wakoresha werekana urukundo ku muntu ni ukumuha impano igize ikintu ivuze muri rusange mu buzima bwe. Kumarana igihe n'umuntu murimo muraganira nabyo byerekana yuko umwitayeho cyane. Numarana igihe n'abana bawe uzaba uri umubyeyi mwiza kandi ukora cyane inshingano zawe. Mu byo uzakora byose rero nk'umubyeyi, ntuzibagirwe n'ibigaragara inyuma, nko mu gihe cy'agahinda umwana yagize ikibazo, kumuhobera cyane cyangwa se kumuterura bikaba byakora kinini cyane mu mitekerereze y'umwana wawe. Kwiga ururimi rw'ijambo ndagukunda bizafasha imitima y'abana bacu cyane. Ubu butumwa mwabuteguriwe kandi mwabugezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, ari mu magambo ahinnye izwi nka NEMI. Tangirana umunsi wawe n'ibyishimo watewe n'ijambo ry'Imana, ukora subscribe hano kuri NEMI TV. Biroroshye cyane, ni ugukanda kuri ako kantu k'umutuku ubona, ubundi ikintu cyose dushyizeho ukaba wa mbere kukireba. Ntugacikwe n'ijambo ry'Imana tukugezaho umunsi ku munsi, komeza ubane natwe. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe, cyane cyane zigukomeza mu bibazo? Umva wifuza kwiga ibijyanye na teolojiya, ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Iyi nkuru nuko tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka Pastoral Studies, aribwo buryo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi Biblical Studies, ariyo masomo atandukanye ya Bibiliya, ndetse na Christian Counseling, inama za Gikristo zifasha gukomeza imitima. Kugira ngo usobanukirwe biruseho, wasura urubuga rwacu arirwo wa3.nemibibleinstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri izi nimero 141 232 650 Wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelism@yahoo.com. Imana iguhe umugisha.